mbega abana kurya sibyo ushobora kuba nawe ukeneye kureba agasobanuye gashyashya kagezweho kari ku bice bigacika hakurya hakuno ku isi kandi udahenzwe utishujwe n'amafaranga n'abatekamutwe. Icyo nicyo gihe ngo ukore subscribe kugira ngo natwe tujye tubasha kubapitinga kugira ngo tubashe kuguha location y'ahantu hari udufilime dusobanuye kandi dushya tuba dushyushye turimo ku bice bigacika hakurya hakuno ku isi. Iki nicyo gihe kugira ngo nawe wiyongere mu mubare w'abakurikira iyi YouTube channel. YouTube channel ikunda kwa updatinga ukamenya ibiri kubera hakurya hakuno ku isi ndetse n'udusobanuro dushyashya tugezweho. Udusobanuro dushyashya kagezweho karimo ku bice bigacika hakurya hakuno ku isi. Iyi ni filime ibirimo imikino y'abana wawica igihano cyawo kikaba gitangaje. Icyo gihano cyawo akaba ari urupfu. Iyo ni Squid Game ndetse nawe ushobora kuba warayumvise warabonye season ya mbere n'iya kabiri akaba ari iya gatatu ikaba taratugeraho. Ikino cy'igihe ngo nayo ubashe kuba wayireba ndetse nimba ari nabwo bwa mbere uyumvisheho ubashe nayo kuba wayikurikirana yose kuko iyi ni filime yakunzwe cyane ku isi akaba ari nayo season yaciye agahigo yatwaye ibikombe ndetse ikaba irenze. Abatuye isi n'abayirebye bavuga ko iyi ariyo filime y'ibihe byose babashije kubona ko nayo indi irayisimbura bari babona. Nawe iki nicyo gihe kugira ngo ufate telefone yawe ujye muri Google wandikemo www.agasobanuye.com. Iyi filime urahita uyibona udahenzwe ukoresheje mega zawe gusa. Iyi filime nawe ndabizi ko nuyibona uragaruka unshimira kuko iyi ni filime irimo kurebwa n'abantu benshi cyane kandi mu gihe gito. Na ngorane nawe ushobora gufata telefone yawe ukandika muri Google yawe www.agasobanuye.com. Ndizera ko nadashidikanya ko iyi filime urayibona udahenzwe kandi bitakugoye kandi ukayibona mu ba mbere. Ubu tuvugana yahageze. Iki nicyo gihe kugira ngo nawe ubashe kuba wayireba. Squid Game niyo filime irimo kurebwa cyane hano ku isi. Nawe iki nicyo gihe kugira ngo ubashe kuba wayireba kandi uhawe ikaze kuri YouTube channel sasa kugira ngo nawe ubashe kuguma kwa updatingwa umenye ibiri kubera hakurya hakuno ku isi. Iki nicyo gihe kugira ngo nawe ukore subscribe. Niba utarakora subscribe reba aho hepfo yawe ku kantu k'umukara ukandeho ubundi uduhaye subscribe. Ntabwo bitinda mujye mugabanya